Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Authentic Christendom TV. Imana y'amahoro ibane namwe. Authentic Christendom TV mu rurimi rwacu bisobanura ubwami bwa Kristo butarimo itekinika ry'abanyepolitiki n'itekinika ry'amadini. Ubwo rero hamwe n'ibyo editorial y'iyi channel ni ugukebura abanyepolitiki n'abanyamadini bimika itekinika. Ikiganiro cy'ubushize na postinze le 24 juillet cyavugaga ku bijyanye n'uko nabonaga amasezerano hagati ya Congo n'u Rwanda ndetse na Amerika gishobora guhinduka nk'icyuzi cya Rupyisi kitarimwe amafi, kandi mvuga ko nubwo uburetwa n'ubuhake byagarutse ariko atari ko bizahora. Nyuma ndangiza ku kintu cyo gukebura opozisiyo nyarwanda babwira ko batetse ikiringiti mu gihugu bihimbiye cyitwa YouTube. Ibyo nabitewe n'uko nabonye batahamagawe mu mishyikirano yaberaga i Qatar muri Doha, mu gihe hari hahamagarijweyo abakongomani bari bahuriyeyo, guverinoma n'abayirwanya, hakazayo n'intumwa y'u Rwanda, nyamara hatariyo opozisiyo nyarwanda. Ibyo bikerekana ko opozisiyo nyarwanda itazwi au niveau international, cyakora nyine YouTube yo ikaba ibazi. Ubwo niho nahereye mvuga nti iyi opozisiyo nyarwanda mu by'ukuri irakora, ntabwo ari ukuyinenga, ariko ibyo yakoze ntibiragera ku rwego rutuma imenyekana ku rwego mpuzamahanga. Niyo mpamvu batatumiwe mu biganiro by'i Qatar. Ku bw'ibyo bakaba batetse ikiringiti. Nyuma yaho nabonye Macron yarakoze indirimbo yitwa Ikiringiti. Ntabwo nzi niba yarayakurikiye iki kiganiro cyangwa ari coincidence, kuko numvise mu macano anazingi ntabwo irimo. Ejo numvise avuga arondora amacano azi ntiyayivuzemo kuko atayizi, kandi abantu benshi ntabwo bayizi. Ariko iyo ndirimbo Ikiringiti yasohotse nanjye nari namaze kuvuga ku iki kintu cy'ikiringiti. Gusa jyewe ntabwo navuze ku kiringiti ngamije kuvuga Grex gusa, ahubwo navuze opozisiyo zose harimo na Grex. Nubwo Grex ikunze kwidemarika ivuga ko ariyo superieur, kuba itarahamagawe muri biriya biganiro by'i Qatar bigaragaza ko nayo ntabwo ari superieur nk'uko babyibwira, kuko baza ko bari superieur baba barahamagawe nibura muri biganiro by'i Qatar. Ariko jyewe mvuga ku kiringiti ntabwo navugaga Grex gusa, ahubwo navugaga opozisiyo yose nyarwanda ko itetse ikiringiti kuri YouTube. Jyewe uri kubabwira ni Dr. Symphorien, ndi hano i Texas nk'uko bisanzwe. Uyu munsi rero nkaba ngira ngo nongere ngire icyo mbakeburaho cyangwa mbahuguraho, bumva bifite agaciro ibyo mvuga. Uyu munsi rero ndavuga noneho ku ikintu nise ko igihugu kiri mu kaga gitabarwa n'abacamanza batera ibiti badateganya kuzugamamo izuba, bakanamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo mu gihe kidakwiriye. Mu gihugu kiri mu kaga, igihugu kiri mu kaga gitabarwa n'abacamanza batera ibiti batazugamamo izuba, bakanamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo mu gihe kidakwiriye. Ubu niwo mutwe w'ikiganiro cy'uyu munsi. Abacamanza ndi kuvuga ntabwo ari bamwe bajya mu rukiko guca imanza, ndi kuvuga abacamanza mu buryo biblique. Muraza kubyumva uko ngenda nevuriwa mu kiganiro. Reka duhere rero mu gusoma ibyanditswe byera biri mu rwandiko rwandikiwe Timoteyo, urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, rwandikiwe Timoteyo rwanditswe na Pawulo, ibice 4 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5, nyine aho ahamagarira Timoteyo kubwiriza ijambo ry'Imana mu gihe gikwiriye n'igihe kidakwiriye. Ndagutongerera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzaciraho iteka abazima n'abapfuye, ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe kigukwiriye no mu gihe kitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha, kuko igihe kizaza
batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba abarya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi bazaziba amatwi ngo batumve ukuri. Bazayoba bakurikize imigani y'ibinyoma. Uwo ni Pawulo wabwiraga Timoteyo. Ariko wehoho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukore umurimo w'umubwirizabutumwa bwiza, usohoze umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Naha icyigisho cyacu cy'umunsi gishingiye. Pawulo nyine ahamagarira Timoteyo kubwiriza ijambo ry'Imana mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye. Ngira ngo kandi murabibona ko nambaye nyine furari ya Victoire Ingabire mu rwego rwo kumushyigikira. Pawulo yandika ibaruwa nyine yari i Roma, yari muri gereza i Roma. Nibwo yandikaga nyine urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, yandikira Timoteyo. Pawulo yiyumvagamo ko ari hafi kwicwa azira kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo mu gihe kidakwiriye. Bikamutera impungenge ko Timoteyo n'abandi bakozi ba Kristo b'Imana Pawulo yari yaratoje umurimo bashoboraga gucika intege bakabivamo nyuma yo kwicwa kwa Pawulo. Nuko Pawulo yandikira Timoteyo ati, bwiriza ubutumwa bwiza mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye. Igihe gikwiriye mu ivugabutumwa bacyita Eukariyos mu Kigiriki. Ni ukuvuga mbese ni ibihe byiza mu ivugabutumwa. Ni mu gihe nyine gikwiriye, nyine ni igihe iyo ubwiriza ijambo ry'Imana ry'umwimerere, atari propagande za leta, ahubwo uwigisha ijambo ry'umwimerere mu gihugu kiri mu buhenebere, mu gihugu kiri mu kaga, uza akigisha ijambo ry'umwimerere, hanyuma atera ati haleluya, bakavuga bati amina. Icyo gihe ibintu biba bimeze neza, kuko uvuga ijambo ry'Imana ry'umwimerere mu gihe kidakwiriye akenshi yavuze ati haleluya, kuko yavuze ijambo atari propagande ya leta, abantu benshi bareba ku ruhande, abantu bagatangira kumucikaho. Mu gihe kidakwiriye rero aricyo bita akairos mu Kigiriki, ni igihe nyine umuntu abwiriza ijambo ry'Imana ry'umwimerere, abantu ntibavuge bati yatera ati haleluya, ntibavuge bati amina. Reka tubisome byumvikane neza mu Byakozwe n'Intumwa ibice 17. Ibyakozwe n'Intumwa ibice 17, umurongo wa 32 kugeza 33, haranditse ngo bumvise ibyo kuzuka, bamwe barabinegura, abandi bati uzabitubwira ubundi. Nuko Pawulo ava muri bo. Donc iki nicyo ndi kuvuga nyine ko hari igihe umuntu avuga ijambo ry'umwimerere, abantu bakabimuziza, abantu bakamwirukana bati genda uzaba ubitubwira ubundi. Aha rero niho Pawulo yabwiraga Timoteyo ati no mu gihe bimeze gutyo, abantu bakubwira bati va ahangaha, bati ibyo ntitubishaka, ugomba kubabwiza ijambo ry'umwimerere nubwo baba batabyemera. Mbese icyo ni igihe kiba kigoye cyo kuvuga ijambo ry'umwimerere, iyo mu gihugu harimo uwo mwuka wo kurwanya ijambo ry'Imana ry'umwimerere. Reka yenda mbaho urugero kugira ngo byumvikane neza, kugira ngo tugendane. Hano muri Amerika hari insengero wageramo, wabashishikariza guha agaciro ijambo ry'umwimerere, nk'ibyo dusanga mu Baroma igice cya mbere
umurongo wa 26 kugeza 27, ndetse no mu Bakorinto ba mbere ibice 6 umurongo wa 9 kugeza uwa 10, ndetse no muri Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 9 kugeza uwa 10, aho ijambo ry'Imana ry'umwimerere ryemeza ko ubutinganyi ari icyaha, bagahita bakwambura mikoro. Donc hari aho wagera wabwira abantu kandi ari mu rusengero, wabwira uti ubutinganyi ni icyaha, bagahita bakwambura mikoro. Nicyo ndi kubabwira nyine ko hari igihe nyine bisaba kuvuga ubutumwa mu gihe kidakwiriye, nko kujya kubwiriza abantu batemera ubutinganyi ko ubutinganyi ari icyaha. Iyo hageze ushobora kubivuga ariko bakakwambura mikoro. Aba rero ntiwatera haleluya ngo bakwikirize. Nuko Pawulo abwira Timoteyo ati abantu nk'aba nabo ugomba kubabwiriza nubwo bibarya mu matwi, gusa ujye ubabwiriza ijambo ry'umwimerere utabahutaza. Urundi rugero rwa kabiri nyine hano muri Amerika hari noneho ahandi wagera wavuga uti ubutinganyi ni icyaha, ukabasomera imirongo maze kubabwira hano haruguru, bakabisamira hejuru ati amen amen muchungaji, ariko wamanuka gato ukongeraho indi mirongo donc izindi passage nk'ibiri muri Abagalatiya ibice 3 umurongo wa 28, ukabibutsa ko umuzungu n'umwirabura bareshya imbere y'Imana n'imbere y'amategeko, ukongeraho undi murongo ibindi byanditswe biri mu gutegeka kwa kabiri ibice 24 umurongo wa 17 kugeza 18, ko Imana ibuzanya kurenganya imfubyi n'abanyamahanga. Abo ngabo nubwo bari bavuze bati amena ku kwamaganya ubutinganyi, ariko iyo wamaganye, ariko bibukije ko noneho n'abazungu n'abirabura bagomye kuba bareshya imbere y'Imana n'imbere y'amategeko, kandi ukanabibutsa ko abimukira n'impunzi ndetse n'abakene nabo ari abantu Imana ikunda kandi itishimiye, ko Imana ibyo bintu birwanya byo kuvangura uruhu, byo kwamaga, byo guhutaza abimukira, bakumva ibyo ngibyo byongeyemo nabo bakakwambura mikoro. Nuko Pawulo abwira Timoteyo ati aba nabo ugomba kubabwiriza ijambo ry'Imana ry'umwimerere ariko utabahutaza. Yosuwa amaze gupfa, ubwo noneho ndazanegeza ku by'abacamanza kuko wenda bitarasobanuka neza. Yosuwa amaze gupfa, Isirayeli yayobowe n'abacamanza imyaka 150. Yosuwa amaze gupfa, Isirayeli yayobowe n'abacamanza imyaka 150. Aba bari abategetsi bahagurukijwe n'Imana ngo bavane Isirayeli mu maboko y'abavantara, maze bagarure ubutabera n'amahoro, kandi bagarure Abisirayeli ku Mana, kuko bari barayobye, baratamye, barimutse ibigirwamana. Uwitwa Gidiyoni, uwitwa Samusoni, uwitwa Debora ni bamwe mu bacamanza bahagurukijwe n'Imana ngo batabare Isirayeli. Kizito Mihigo na Victoire Ingabire ni bamwe mu bacamanza b'icyitegererezo, role model Imana yahagurukije ngo batabare Abanyarwanda. Kizito Mihigo tukamufata nk'umucamanza w'icyitegererezo, role model mu iyobokamana, naho Ingabire Victoire akaba umucamanza w'icyitegererezo, role model muri politiki. Ni ukuvuga ngo abo mu iyobokamana babyumva kimwe na Kizito Mihigo, bose ni abacamanza. Nubwo Kizito ari we uvugwa cyane, ariko Kizito niwe washinze, niwe point de départ, niwe starting point, ariko si we wenyine mucamanza. Ababyumva kimwe nawe, abo bose ni abacamanza bo mu iyobokamana. Hanyuma abanyepolitiki n'izindi mpirimbanyi za demokarasi babyumva kimwe na Ingabire Victoire, nabo ni abacamanza, ariko Victoire akaba ari we nkingi, ari we fondasiyo. Nubwo atari watangiye politiki, ariko uko bihagaze ubu ngubu niko abantu ndumva nakwemeranya n'abavuga ko
Ingabire Victoire ari we inkingi y'abacamanza b'abanyepolitiki u Rwanda rukeneye muri iki gihe cya none. Icyo umucamanza mu iyobokamana ahuriyeho n'umucamanza muri politiki ni uko kubwiriza ijambo ry'umwimerere ritari propaganda za leta ari kimwe no gutera igiti utazugamamo izuba. Ni ukuvuga ngo umucamanza w'umunyepolitike nyawe atera igiti adateganya kuzacyugamamo izuba. Kizito Mihigo nk'umucamanza w'icyitegererezo mu iyobokamana yishwe azira ko yaririmbye ati n'abahutu nabo ni abantu bakwiye agaciro n'urukundo. Yarabizize kuko yamamaje ubutumwa bwiza bw'umwimerere inkotanyi zidashakaga kumva. Cyari igihe kidakwiye mu maso y'inkotanyi. Aho kumwikiriza ziti amina, inkotanyi zahisemo kumwica. Nuko Kizito Mihigo aba ateye igiti atazugamamo izuba. Nyamara byanze bikunze umwuka wa Kizito Mihigo bizarangira ari wo uganje mu gihugu cy'u Rwanda rw'ahazaza. Ujya mwuka wari umurimo, abawukomeje abazawukomeza byanze bikunze nibo bari mu nzira nziza izageza u Rwanda aho Imana yifuza. Kizito yateye igiti atugamyemo izuba. Abagiriwe ubuntu n'Imana cyangwa se abagiriwe icyizere n'Imana bagasigarana umwitero wa Kizito Mihigo ntiducike intege. Nitwe abacamanza bo mu gihe cyacu. Ku murimo w'Imana ntihabamo konji. Imijugujugu y'abari muri konji ntiduce intege, kuko gutera igiti utagamije kucyugamamo izuba niwo munzani upima umukozi w'Imana mu gihugu cyimitse agahiri n'agahinda. Ingabire Victoire nk'umucamanza w'icyitegererezo muri politiki afundwa azira ko akigera mu gihugu cye yabajije atese ko mbona amagufa y'abatutsi, ay'abahutu ari he? Farawo w'abahezanguni b'abatutsi ati uri kagufi, uri imbwakazi, ntushobora kuba perezida, ntibagufunge. Abakada ba Farawo bungamo bati abahutu si imbwa gusa, ahubwo babyara n'abana b'imitubu. Nuko imitubu nayo amashyi ngo kacikaci. Igikorwa Ingabire yakoze kandi akiri gukora nicyo bita gutera igiti utazugamamo izuba. Ni projet à long terme. Ni ukwitangira abandi nta nyungu zawe bwite ushyize imbere. Ugakora ibikorwa byiza by'ubutwari udateganya kubyungukiramo ako kanya, ahubwo ari ibyiza by'ahazaza bishobora kuzagerwaho uwabitangije atakiriho. Ndibuka ko mu nkubiri y'amatora y'umwaka ushize yabaye le 15 juillet 2024, ubwo Ingabire yangirwaga kwiyamamaza, abatuye ku gihugu cyitwa YouTube babiciye biracika na n'ubu ngo barakiyamamaza. Nyamara Ingabire yarababwiye ati igikenewe ni ugufunguza ikibuga cyo kwiyamamarizaho d'abord. Ngiyo viziyo y'umucamanza ukoresha sagesse pratique cyangwa se practical wisdom muri politiki. Hari abanenga amako uko atumye abahutu basubiranamo. Ubundi se basanzwe bashyize hamwe? Nta gikuba cyacitse kuri jyewe, ahubwo Imana iri gushyira ku munzane ireme ry'abacamanza yatumye gutabara abanyarwanda. Gutera igiti udateganya kuzacyugamamo izuba niwo munzane, nicyo kizami. Bigaragarira buri wese ko Ingabire yagitsinze. Uwagitsinzwe
n'ufata Ingabire nka mukeba we, akibwira ati ndatomboye, ubwo Ingabire afunzwe jyewe n'ikipe yanjye tugiye mu rugwiro. Uwo ni umucamanza ariko ntakenewe muri iki gihe. Ni umucamanza udashyitse. Kuko ni umucamanza ufite umwuka wa Rutemayeze. Si umucamanza ufite viziyo yo gutera igiti atazugamamo izuba. Yaba ari umucamanza nibyo, ariko ari ku rugero rudashyitse. Abacamanza ba Isirayeli nabo bahanganye n'ibibazo by'insobe. Gideyoni, nababwiye batatu muri bo, ariko yenda nabasubiramo. Donc bamwe muri abo bacamanza bo muri Isirayeli nabo bahanganye n'ibihe bikomeye mu gihe cyabo. Harimo Gideyoni yahanganye n'abavantara b'Abamidiyani, kuko baraje barimbagura imyaka yabo, babatsindagira mu buhungiro nyine badafite ibyo kurya. Ibyo basanga mu bacamanza ibice 6. Uwitwa Samusoni yahanganye n'abavantara nawe b'Abafilisitiya bari baragize Isirayeli agatobero. Ibyo babisoma mu bacamanza ibice 13 kugeza kuri 16. Donc babisoma mu bacamanza 13 kugeza 16. Undi ni Yefuta nawe yahanganye na bene wabo b'Abisirayeli, kuko bimitse ibigirwamana bikururira ibyago Isirayeli. Ibyo babisoma mu bacamanza igice cya 10 kugeza 11. Undi ni Debora, namuvuze, nawe yahanganye na bene wabo, yahanganye no gucikamo ibice by'imiryango 12 y'Abisirayeli, kugira ngo bakorere hamwe mu guhashya umwanzi rusange. Nitwe bacamanza bo mu gihe cyacu. Nuko Pawulo abwira Timoteyo ati nubwo ibihe bigoye, nubwo ibihe bitoroshye, ubwirize ijambo ry'umwimerere, uhugure, ukebura kandi ucyahe icyaha, ariko udahutaza abafite amatwi aribwaribwa no kumva ibibanezeza bihuje n'irari ryabo. Wowe mucamanza wo mu gihe cyacu, igisha ijambo ry'umwimerere, ubwire Farawo n'abavantara n'abakadawe ko Abahutu atari imbwa, kandi ko abana b'Abahutu atari imitubu, kuko buri muntu yaremwe mu ishusho y'Imana, nk'uko biri mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 27. Reka yenda mpabasomere mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 27. Aranditse ngo Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Yarabonye numva kuri TikTok bari mu ntambara, ariko si intambara, bari kwidefanda. Nanjye nabibutsa ko nyine ntabwo Abahutu ari imbwa cyangwa imitubu, kuko baremwe mu ishusho y'Imana, nk'uko Abatutsi baremwe mu ishusho y'Imana, nk'uko mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 27 ubitwereka hano. Nubwo abacamanza nyabo bo mu gihe cyacu batahabwa amina, ariko Imana mu ijuru iravuga iti yes, ndacyafite 7,000 bitapfukamiye Bayali. Ndimo ndabakomeza mwebwe bacamanza mu gihe cyacu, mwebwe b'ambasaderi ba Kristo badakoresha Bibiliya zikoze mu bisheshe by'amase. Hari umuhanuzi uherutse kudutangariza ko mwiyerekwa yagize yabonye abatoteza Victoire Ingabire bafite Bibiliya zikoze mu bisheshe by'amase. Abo ngabo rero nibo bahabwa amina mu gihugu Abahutu bafatwa nk'imbwa, abana babo bagafatwa nk'imitubu. Pawulo arongera abwira Timoteyo ati cana ku maso, ntutume ubwoba bugutoba ubwonko. Ibyo biri muri Timoteyo wa 2 igice cya mbere umurongo wa 8 kugeza uwa 9. Reka naho yenda tuhasome.
Timoteyo wa kabiri, urwandiko rwa kabiri rwandikiwe Timoteyo, igice cya mbere umurongo wa 8 kugeza umurongo wa 9. Handitse ngo nuko ntukagire isoni zo guhamya umwami wacu cyangwa izanjye imbohe ye, ahubwo ufatanye nanjye kurenganyirizwa ubutumwa bwiza ufashijwe n'imbaraga z'Imana. Ayo ni amagambo nyine Pawulo yabwiye Timoteyo ngo ntagire ubwoba, acane ku maso. Gucana ku maso ni terime ya Tomasi, Padiri Tomasi. Ndumva icyo ngicyo ntawe ukimugishaho impaka. Iyo ni terime yadukanye kandi hari icyo yakoze. Nuko rero nyine Pawulo nawe yabwiye Timoteyo ati cana ku maso, ntutume ubwoba bugutoba ubwonko. Ibi birakureba wowe mucamanza wo mu gihe cyacu. Ubwoba ntibugutobe ubwonko. Tera igiti udateganya, uzacyugamamo izuba. Pawulo arongera abwira Filipi ati kuba uwa Kristo harimo no kubabazwa nka we. Ibi ngibi biri mu Bafilipi igice cya mbere umurongo wa 29. Wowe mucamanza w'ukuri ndagukomeje, komera ku murimo wo kwamamaza Kristo bikubere umwambaro. Rangiza inshingano wahamagariwe, naho wakwisanga mu kibuga wenyine, kuko kuba uwa Kristo harimo no kubabazwa nka we. Pawulo ubwo yandikiye Timoteyo ari muri gereza i Roma ategereje kwicwa azira kwamamaza ubutumwa bwa Kristo, ubutumwa bw'umwimerere. Namwe bacamanza b'ukuri muri politiki, mwebwe mufite umwuka, mwebwe mufata ingabire nk'icyitegererezo muri politiki, mwebwe mutamufata nk'umukeba, ndabakomeje kandi bashishikariza kumwigiraho, kugira ngo abamufata nk'umukeba bareke kuba ba Rutemayeze. Nimutere igiti mudateganya, uzacyugamamo izuba. Ibi ni kimwe no kubwiriza ijambo ry'Imana mu gihe kidakwiriye, nk'uko Kizito Mihigo yabitangije. Reka dusenga Imana bene data. Benshi bapinga isengesho, ariko nyamara isengesho ni iry'agaciro. Hari abituziza, hari abidusekera, ariko twe tuzi agaciro k'isengesho. Abumva ko isengesho ari iry'agaciro, dufatanye gusenga bene data. Mana y'abacamanza ba Isirayeli, ni wowe Mana y'abacamanza bo mu gihe cyacu. Mana, nk'uko wahagurukije abacamanza ngo bavane Isirayeli mu maboko y'abavantara, bagarura ituze n'ubutabera, banagarura Isirayeli kuri wowe Mana nyamana yabakuye muri Egiputa, suka ububyutse mu bacamanza bo mu gihe cyacu, aboroheje n'abakomeye, bace akarengane bashize amanga, kandi bace Antikristo yimitswe n'abagome bakorera mpatse ibihugu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mana nyir'ibiremwa, suka ububyutse mu bacamanza b'abanyepolitiki bo mu Rwanda cyangwa b'abanyarwanda, bareke kubibana ububingwa n'umururumba. Mana nyir'ibiremwa, ongerera kwizera abacamanza mwiyobokamana bo mu Rwanda cyangwa b'abanyarwanda, babwiriza ubutumwa bwiza bizeye, kandi ubambike imbaraga, bakomeze umutsi mu bihe by'ubuyobe n'ubuhenebere byatatse igihugu cy'u Rwanda. Mana nyir'ibiremwa, igisha abacamanza b'ingeri zose kwicisha bugufi, bibafashe gutegura ubwugamo bw'ejo hazaza nubwo bo batabwugamamo. Mana nyir'ibiremwa, rinda kandi uha intsinzi abacamanza bakuru nka Perezida wa Congo Antoine Felix Tshisekedi, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ndetse na Perezida wa Tanzania Samia Suluhu.
ubarinde kandi ubahe intsinzi. Mana nyir'ibiremwa, vana mu gisuzuguriro abahutu bahinduwe imbwa n'imitubu. Mana nyir'ibiremwa, ha ubutabera umucamanza w'icyitegererezo Victoire Ingabire n'abandi bacamanza barenganywa n'inkotanyi. Mana nyir'ibiremwa, ibi bisabye mu izina rya Yesu, umwami n'umukiza bamwizera. Amena. Imana amahoro ibane namwe bene data.